gukurikira gushya kwa Los Angeles. Ibyo byo abantu babimenye. Dore ibigiye gukurikira nibyo birahari. Yego. Urusengero rugashya. Ntibwabibonye ku binyamakuru. None sugo nituvuga yuko Imana ibabajwe n'ibiri gukorwa bibi. Nibizira biri gukorwa. Abantu babikora nkana. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho mudukurikira muri abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Waba dukurikiye ubabaye cyangwa se ufite ibindi bintu bitakomereye neza, reka nkubwire ko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu tugira gutya tukakora hirya no hino dushaka abagabo nyabagabo bo guhamya ibya Kristo Yesu bamuvuga neza, twabazanye nk'igisubizo cyawe. Nibyo nkunda kubabwira ngo ntukababare ntugashavure mu gihe cyose Imana kozaniye umukozi w'Imana kandi nzana abakozi b'Imana bizewe aho uri hose. Rero hari abantu badukurikira bari Canada, Amerika, migabane itandukanye hirya no hino, muba muri mu kazi mutabona umwanya wo kujya mu rusengero. Ngo uyu ndamubashimiye kandi murabimenyereye ko rimwe na rimwe hari igihe ntangira ikiganiro uko nyine mvuga. Imana ibahereze umugisha. Reka tumusuhuze. Uraho neza umukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ni ukwihangana. Kera ubundi ngira umukatolike ngo nta mwana wabwiraga umuntu mukuru ngo Yesu akuzwe. Yego. Ariko noneho ubanza kuri kamera aho kiriziya nyine yaraje gukura kirazira. Niyo mpamvu tugira dutya tukavuga duti Yesu ashimwe, kandi ndibaza ko nta n'ikibazo kiba kibirimo cyane. Hanyuma uyu munsi wa none twakuzanye kuri Imana Irahari TV, ariko turi no kuri channel yawe yitwa Mose TV. Mose TV. Mana o nasana i. Ya, ndabyumva neza. Mose TV. Abakunzi b'Imana Irahari TV mugende mu checking Mose TV. Turaza no kushyiramo linki hariya muri comment kugira ngo mugende nayo muyishyigikire izamuke mu izina rya Yesu Kristo. Kuko tubaho dushakisha dukoresha amaboko, ariko burya tudafite umugisha w'abashumba nta kintu tugeraho. Niko kuri. Yego. Reka ngusabe kugira ngo nyuma yuko umaze kudusuhuza utwibwire, numara kutwibwira uhita usenga Imana. Murakoze cyane abakunzi ba Imana Irahari TV na Mose TV, mwese twasuhuje kandi reka mbonereho kubibwira nkuko abisabye. Imana ibaho umugisha. Jewe nitwa Reverend Pasteur Moise Sidayikaya, umukunzi w'umusaraba wa Kristo. Numva nejejwe nuko numva nejejwe nuko Kristo yancunguye. Hanyuma rero mwari muvuze ngo nimara kubibwira tunasenga Imana. Reka twinginge Imana ibane natwe. Mana yacu nziza, Mana nyir'ubutware, Mana nyir'ubushobozi, wowe Mana ishobora byose, tugucire bugufi. Tugiye kuganira n'abakunzi bawe Kristo. Ndakwinginze manukira kubana natwe. Iki kiganiro gihembura imitima, kibe igituma ubugingo bwubakwa, abera bawe bagubwe neza kubw'ijambo ryawe, bongere gusubizwamo imbaraga. Tugwaye karibu n'ikaze, abari wowe uyobora byose bikumvire, maze icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Icyubahiro kibi cy'Imana none n'iteka ryose. Niko bikwiriye kumera, haba kuba yemera ndetse n'abatayemera. Hanyuma mukozi w'Imana waje hano nagutumiye kugira ngo tuganire nk'umukozi w'Imana wimitswe cyangwa se nk'umuhanuzi. Yego. Niturangiza tuze kuguhereza umwanya utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho, kuko Imana irakwereka uri umuhanuzi. Ndabizi makuru ndabizi. Nta kibazo. Hari ikibazo njya gunda kwibariza abantu tujya duhura buri gihe. Kabaza ngo iyo mwitegereje mukareba abahanuzi dufite uyu munsi wa none n'abahanuzi twari dufite mu bihe byatambutse, ese mubona igisata cy'ubuhanuzi gitera imbere cyangwa kigenda gisubira inyuma? Niba gitera imbere twashima iki? Niba gisubira inyuma twagaye iki? Twanenga iki? Yego, murakoze cyane. Ubwo atari yo nego nari mfite cyane, ariko nacyo reka tukivugeho. Yego. Kuko abakunzi b'umusaraba wa Yesu bakwiye kumenya byose. Yego, abahanuzi bo hambere n'abahanuzi ba none biratandukanye. Kandi ubu tuvugana nibwo turi mu gihombo gikomeye, nibwo dufite ibibazo. Ubu tuvugana nibwo bimeze nabi. Yego. Nibwo hariho ibibazo
kuko kuva kera kose abubaha Uwiteka iyo baganiraga byonyine gusa ngo n'ibitabo by'urwibutso byarabumburwaga. Ariko ubu tuvugana ubona ko n'abakozi b'Imana ubwabo usibye no kuvuga ngo hari induru zitabemera, nabo ubwabo ntibemerana, nabo ubwabo ibyo barimo birimo urusaku. Wareba ugasanga ariko biri guturuka ko Satani yabonye ko ariho hari imbaraga zimurwanya, nawe rero naho yashyize ibimurwanya, kuko nta bwami bwirwanya. Ntabwo Satani yakwirwanya, yarwanya abantu b'Imana kubera yuko n'ubundi ari bo bamubangamira, babangamira inyungu ze inanga. Rero nta nubwo turi buze kuvuga ko ishyano ryacitse umurizo, ahubwo turi buze kuvuga yuko ari uko Imana yabyemeye, uko Imana yabyemeye, ariko tugomba no kubinyuramo hanyuma ahubwo tukagarurira uburyohe izina rya Kristo. Kubera ko ikintu gishobora kugorana kukigarurira uburyohe ni umwenda gukura cuye ku gasaza, ariko izina rya Yesu ntirisaza. Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Tekereza ko rero nubwo bisa naho bigoye, ariko abantu b'Imana bakwiye gutekereza ko nta byacitse kuko impanda ntiravuga. Ibi ni icyo bita ibibanziriza kuramukwa, ni ibise, ni impamvu zishobora kutubwira ngo tukanguke, kuko Bibiliya irabivuga neza ko n'abantu bazaba bivuge mu ijambo rimwe kugira ngo twimuke tuveyo. Bibiliya iravuga ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Abo twarakagombye gutoreraho, abo twakagombye kwigiraho, nabo bagiye bahura n'uwo mwuka uyobya, rimwe na rimwe ukabambura ubushobozi. Ariko reka mvuge ngo hamwe n'Imana byose birashoboka. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Yego ndabyumva cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ntabwo njya nkunda kubaza ibintu byinshi, ariko nanone magomba kubaza yenda akabazo kamwe cyangwa tubiri kugira ngo dukunde twinjire mu butumwa nyirizina Imana iba yahaye umuntu. Turaza gukomeza tuze tugere hano ku mihanda, nicyo kibazo cya nyuma. Uri umupapa mukuru, hari n'abandi maze iminsi mbona kuba muri iyi minsi social media iri kwiganzamwe abantu b'abapapa b'abanyacyubahiro ndetse kandi bakuze cyangwa abamama bakuze, ubona ko ari abanyacyubahiro bitandukanye cyane n'umwaka washize. Umwaka washize wabonaga ari indirira rugamba gusa zirimo hano muri social media. Uyu munsi tuvuge ko Imana yatwitaye ikatwibuka, ikabiri kutwoherereza inararibonye, none hajemo n'injyarugamba. Aruvuze indirira rugamba, nibuka ko hari n'injyarugamba n'indemarugamba, inararibonye abantu nkabo. Yego. Reka nkoreshe iri jambo, nta wamenya, ariko icyo navuga kimwe gihari nuko reka mvuge ku rwanjye ruhande. Ngewe impamvu ikomeye yatumye nihata cyane kuza hano nuko narebye n'ubundi nsanga ikoranabuhanga cyangwa se social media ni imwe mu nzira Satani yashyizemo ibikoresho byinshi byo kunaniza abantu, by'umwihariko mu ngeri zose, inyigisho ziyobya, inyigisho zikamura abantu, zimaramo abantu ubuntu bw'Imana. Naravuze ngo ese ubundi ngewe kuki ntajyayo, nanjye ahubwo ngo mvuge nibura riruhura ubugingo bw'abantu, ahari nubwo ryaba ijwi rimwe cyangwa akaba menshi. Niba umva 5 biyobya bagahora na 5 bibagarura, ahari wenda bose ntibazagenda. Hari abo Yesu azaramira, abaramije rya jambo. Ndi hano rero kugira ngo nanjye mbi intumwa ya Kristo kuri iyi mihanda. Ntabwo naje muri saga z'intambara, njya numva bavuga ngo ni saga z'ibibazo n'amatiku, ahubwo numva mfite intumbero yo kuvuga ibyungura, ibituma umukunzi n'umugenzi ujya mu ijuru cyangwa se uwo Kristo yahamagaye abasha kumva neza impamvu turi hano, cyangwa se ibyiza byo kuba iri koranabuhanga ryaraje. Kuko abenshi iyo bataribonye gutyo barabituka rwose. Urakoze cyane. Ngayo nguko reka tukwakire noneho tujye mbere, cyane cyane ko tutajya dukora ibiganiro birebire, kuko abakunzi bacu bashaka ikiganiro baza kureba cyangwa se kumva ntibarambirwe bakakirangiza, bagikunda bakabyandika tukongera tugakora ikindi, gutyo niko dukora. Reka rero tuguhereze ikaze noneho tugezeho icyo Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Urakoze cyane. Ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe. Yego. Nubwo bimeze uko, ndagira ngo nkubwire ko turakoresha igihe rwose kitabangama, ariko tugiye kuyoborwa n'umwuka. Yego. Rwose abantu babyumve
ntabwo twaje hano kugira ngo tumare amamega yabo, ahubwo twaje kugira ngo twungure ubugingo bwabo. Ushaka kunguka rero aranashora. Barashora, baremera bashora igihe, sibyo? Barashora igihe. Kabiri baremera bashore n'ayo mamega, nabwo Imana ibirebe. Reka rero mbere yuko tuza kugira icyo tuganira, kuko mfite rwose ubutumwa nahawe, numva ashaka kugira ngo tuganire, cyangwa se mfite message, ariko turifashishije ijambo ry'Imana. Hano muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni 6, turahera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu, barababaza bati, iyi sanduku y'Uwiteka tuyigire dute? Mudusobanurire uburyo twayisubiza ahantu hayo. Barabasubiza bati, nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli, ntimuyohereze yonyine, ahubwo muyisubizanyeyo n'amaturo y'impongano, mubone gukira, kandi muzamenye icyatumye ukuboko k'Uwiteka kutaretse kubagwa nabi. Barababaza bati, mbese twamutura turo ki ry'impongano? Barabasubiza bati, muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu 5 n'imbeba zacuzwe mu izahabu 5, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Nuko muzicurishirize ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu n'ibishushanyo by'imbeba zanyu zanduje igihugu, kandi muzubahe Imana ya Isiraheli, ahari yabakuraho ukuboko kwayo no ku mana zanyu n'igihugu cyanyu. None se niki gituma mwinangira imitima nk'Abanyegiputa na Farawo, ubwo bayinangiraga imaze gukorera muri bo ibitangaza? Mbese ntibarekuye abo bantu bakigendera? Nuko ni mwende igare rishya, muryitegurane n'inka 2 z'imbyeyi zitigeze gukurura, muzihambireho igare, muzikureho izazo, muzisubize mu rugo, maze mwende isanduku y'Uwiteka, muyigereke ku igare, kandi ibintu by'izahabu by'umurimbo by'amaturo n'impongano mwohereje mubishyire mu isanduku iruhande rwayo, maze mubyohereze bigende. Nuko murebe aho iri bunyure, nisubira mu rugabano rwayo ikajya i Betishemeshi, tuzamenya ko ari Imana yaduteje iki cyago kingana gitya. Ariko nibitaba bityo, tuzamenya ko atari ukuboko kwayo kwatwishe nabi, tumenye ko ari ibyago byatugwiriye gusa. Nuko babigenza batyo, batoranya inka 2 z'imbyeyi, bazihambiraho igare, izazo bazizirika mu rugo. Bahera ko bashyira isanduku y'Uwiteka ku igare, bashyiraho n'agasanduku karimo imbeba zacuzwe mu izahabu n'ibishushanyo by'ibibyimba byabo. Nuko izo nka ziboneza inzira y'ubusamo yose ijya i Betishemeshi, zigenda zabira inzira yose, ntizakebakeba iburyo cyangwa ibumoso. Abatware b'Abafilisitiya barazerekeza bazigeza mu rugabano rw'i Betishemeshi. Imana iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Iri jambo ni ijambo rigaragara hano muri Samweli, ariko rivuga, ndashaka kuriha intego ivuga ngo Imana yacu ni Imana izi kwirwanirira. Ni Imana izi kwirwanirira kandi irwaniza. Yego. Ni Imana izi kwirwanirira. Iri jambo narihaye uyu mutwe nshingiye ku bintu tumaze iminsi twumva twese, kuko bundi nubwo tujya tuvuga ubutumwa bwiza, ariko tugomba no kuvuga ubutumwa tunahereye cyangwa dushingiye ku bihari, ku biriho bivugwa. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza. Izi nka
ngo zatwaye isanduku zinagenda zerekera i Betishemeshi. yego Iyi sanduku mbibutse ko yari iri mu Bafilisitiya, irasuzugurwa. Munkurikire kuko iyi teme ni ikivuga. Ndashaka kuvuga ku kintu abantu bari kwibazaho. Ubu none turi ku itariki 14 ku itariki 14 hashize iminsi 6 Los Angeles muri leta ya California harimo hashya, kandi na bugingo n'ubu ntiturumva amakuru yuko harangije gushya babashe kuhazimya burundu. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo duhuze ijambo ry'Imana, ibivugwa n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Iyi sanduku ngo yagiye mu Bafilisitiya, igenda bayinyaza, imara y'amezi 7, ariko ngo igezeyo bayifata nabi. Ibyo Abisiraheli tube tubiretse twirebera aho yari iri, ngo bayifashe nabi ku buryo ngo bayijyanaga ngo bakayishyira hamwe na Bayali, ngo bakayishyira hamwe na Bayali yabo, ngo bakayiterekaho bakavuga ati mva iyi sanduku y'Uwiteka Imana y'Abaheburayo, Imana tutanazi, Imana tutibuka, niyibere hamwe na Bayali, niyibere hamwe na Bayali. Ariko ngo mu kwirwanirira kw'Imana ngo igakora ikintu tutari twamenya, nta nubwo n'abahanga barakivuga, ku buryo ngo babyukaga bagasanga igihanga cya Bayali hariya, igihimba nacyo hariya, amaboko nayo hariya, yabakozemo icyo bita agatendo. Abo muri iki gihe cya none barabyita ngo yabakozemo akazi, siko babyita. yego sawa rero munkurikire, kandi ibi ndabyiseguraho cyane. Ibyo ngiye kuvuga bibaze no kugira ngo ni nko gukina ku mubyimba abantu bo muri Los Angeles cyangwa se muri leta ya California. Ntabwo ari cyo kingendereye, ahubwo rwose tubabwire ngo pole. Ariko kandi ntitubure kuganira ibiriho, kuko ibiriho biravugwa. Turi gushingira kuri disikuru bo ubwabo bivugiye. Uyu mujyi rero ntarava muri icyo kintu ngo mbereke icyo bita imbaraga z'Imana. Uyu mujyi ni umujyi utuwe n'ibyamamare bitandukanye bizwi ku isi. yego Byamamare bizwi bikina amafilime, baririmbyi, amastudio akomeye, abantu bakomeye, abakina amakomedi, abantu bakina amafilime tuzi akomeye ku isi, baboneka hano muri uyu mujyi. Ndetse mo hagati harimo umusozi ari uriho cya gishushanyo cyanditseho ngo ni Hollywood. Hollywood ibyo murabizi, murabibona mwese, cyane cyane ababasha gukurikirana no gusoma amateka y'ibintu. Hanyuma uyu mujyi ubundi ni umujyi ukomeye cyane, kuko abo bantu b'ibyamamare barimo abatandukanye niho batuye. Bubatse amazu akomeye aremereye cyane. Hanyuma ikindi nuko kugeza ku itariki duva zari 10, ku itariki 10 hari hamaze gupfa abantu, ntago bababaruye neza, bavugaga 5 ariko bakavuga ko ari imibare yo kugenekereza gateganya, kandi bakavuga ko abantu bagera ku bihumbi birenga 180 bamaze kwimurwa ku ngufu, ku mbaraga, kugira ngo bahunge inkongi y'umuriro. Bahunge umuriro wari urimo kwaka. Icya gatatu, ingo zisaga ibihumbi 10 nizo zari zimaze gushya, ingo zisaga ibihumbi 10. Hanyuma ikindi nuko icyo gihe ubu tuvugana ntago narebye ibyegeranyo, ariko ni byinshi cyane, byarikubye cyane, byarikubye. Icyo gihe nuko abantu nuvuga ngo hari hamaze kwangirika ibintu bisaga miliyari 59 z'amadolari. Ni ibintu bikomeye, ariko reka twibaze ngo byavuye kuki. Munkurikire cyane. Hano habaye ibirori kuri zo tariki 8 bisanzwe bibayo. Noneho ibyo birori bibaye bimaze kuba, umudamu wari uyoboye, mwese mwarabibonye, n'ubu tushatse twagaruramo. Uwo mudamu agira gutya, ategura gutanga amanota. Bategura umukinnyi w'umukomediye, agira amanota 11. Hanyuma bagaragaza ko bashimira ba mama bababyaye, bagiye batuma ko nyine umubyeyi ashobora gutuma ugera ku gikorwa mama, cyangwa se igikorwa cyo gushimira ba mama nacyo kigira 3, kigira amanota 3.
hanyuma hepfo hazagaho Imana. Uwo mudamu wenda byibuka biragaragara mu rurimi rw'icyongereza, abakunda kukurikirana barambwira niba shaka nze kubashyiraho baraba babyumva. Uwo mudamu avuga mu rurimi rw'icyongereza, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo iyi Mana bivuga ko yaremye univers, ikirere, ikarema isi, ikarema inyanja, ikarema n'ubutaka. Aravuga ngo bigaragara ko yabonye zero. Ibyo ntararengaho, wenda reka nze bibasobanurire, reka nze mbumvishaho gatoya. Ishyiraho mikoro. Abakunzi bacu bakurikire bumve cyane. Mukurikire cyane. Uyu ni umukristo ufite inzu Los Angeles, ari kurira arizwa nuko uyu mujyi wahiye, ariko akibaza igitangaza gikomeye Imana yakoze, kuko we inzu ye yasigaye. Aho ni naho shaka ngo tuganire abakunzi ba Kristo. Inzu ye yasigaye, arimo yibaza ati Imana inkunda rukundo ki ku buryo inzu yanjye ishobora gusigara muri Los Angeles. Abaturanyi banjye, abavandimwe banjye bagiye he? Amazu yabo yagiye he? Bari hehe? Gute amazu yabo yahiye? Gute amazu yabo yakongotse? Gute ngewe yanjye itahiye? Imana yanjye yakoze ibiki ko nanjye inzu yanjye ari amatafari nka yabo? Ni gute inkongi y'umuriro itatwitse inzu yanjye? Imana yabashije kurokora inzu yanjye. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mana ishimwe. None mukurikire mwumve disikuru y'uyu mudamu. Kurikire mwumve disikuru. Disikuru y'uyu mudamu wari urimo gutanga ibihembo, avuga ati uyu mujyi wacu, uyu mujyi wacu utanavugwamo Imana, tutanakeneyemo Imana rwose. Dore nguwo mu mwumve, kurikire mu mwumve. Mumva ko ari kuvuga iyi mibare, genda agaragaza imibare muri Hollywood. Arimo kuvuga ati ya Mana rwose yaremye univers, ibintu byose Imana ikarema isi byose. Koko ati none nigeze inagarukwa muri ibi birori koko, ariko nta gitanga. No muri uyu mujyi utarangwamo Imana. Iki nari ngendereye kukubwira, umujyi utarangwamo Imana. Hataba umuntu uvuga Imana, hataba umwana. Haleluya. Umuntu waremwe n'Imana ari ku rwego avuga ko aba mu buzima butarangwamo Imana. Ngiye impamvu yatumye ntekereza ngo tuganire. Ndagira ngo mbanze kuvuga kuri uriya mukristo ngo yakoraga ibikorwa byo gufasha abantu bari vulnerable. Hanyuma ngo abarwaye ibibazo by'amaso akabagurira za rinete, akabafasha n'ibindi bikorwa. Uyu mukristo abamo muri Los Angeles mo hagati, ntabwo ari ku ruhande. Yego. Ariko agakora n'ibyo bikorwa akemera n'Imana yo mu ijuru. Ntabwo ari ibintu turi guhisha, ni ibintu byagaragariye isi yose. Birangira inzu zose zigose yanzuye zirashya. Gusa none barongera kuvuga ngo ni ibikabyo by'abantu basenga. Bari buvuge kandi ubara umuntu uri budutera ibuye. Yaba yigishije nkana, yaba yigiza nkana, yaba yigiza nkana. Imana iratsinze. Imana iratsinze da. Iratsinze nuko. Noneho niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana yacu izi kwirwanirira. Izi kwirwanirira rwose. Ngiyo ni ntego mfite. Abantu nibubaha Imana bareke kuvanga ibintu. Noneho hano natinye cyane. Uyu muntu bitewe n'ibyo bikorwa byo gufasha abantu bari vulnerable, ariko no kugumana kubana n'Imana atayihakana. Imana yohereza imbaraga tutaramenya ubwoko bwazo. Yego.
ariko ni izo mu ijuru. yego Zirinda inzu ye inkongi y'umuriro, izindi zirashya zirakongoka. Abo bakire hano hepfo hari undi mugabo w'umukire ngo yabonye inzu ye ifite agaciro ka miliyoni 750 zishya ngabona zirahiye pe, ngabona wakajya agira gutya. Namwe nimujya kuri social media murajya mumubona agira gutya rineti yegeza imbere yongera asubizayo avuga ati si ibintu ndi kureba nibyo cyangwa ndarota, ni inzozi, ibi bintu byabaye ni ibiki. Urumva ahangaha nahavanye amasomo abiri. Icyambere kuri uyu nguyu w'umukristo bigaragara ko izindi zahiye ariko yo igasigara. Nawe yabyivugiye, mwabyumvishije, arira cyane yibaza aho iza abaturanyi be zagiye. Ibyo bisobanura rwose ko kiriya ari igikorwa Imana yagizemo uruhare. yego ntago ari ikintu cyo kwirwa duca ku ruhande, ni igikorwa Imana yagizemo uruhare cyaje kwibasira no gukosora abashatse kwigereranya n'Imana bayiha zero. Bakanavuga ko Imana idafite umwanya na muto muri uwo mujyi. Icyo ni ikintu cy'ukuri. Ikindi navanyemo nuko nabonye ko abantu badakwiye rwose, bakwiye kureka kwiringira iby'isi. Kuko uyu muntu wari umufitiye iyi etaje ifite agaciro ka miliyoni 750 z'idolari, yenyegezaga rineti yibaza ibyabaye. Niba ari inzozi, reka mbabwire, iby'isi birashira. Nta kintu na kimwe gikwiye kugutandukanya n'Imana. Nta kintu gikwiye kudutandukanya n'Imana, kuko hari igihe ibiri kugutandukanya nayo none ejo bwacya bitakiriho, ejo bugacya nta na kimwe gihari. Turimo turajyana. Sigaho rero kwitera nkana kuba umwanzi w'Imana, kwigiza nkana umuntu akigira umwanzi w'Imana. Ibi bintu byanteye ubwoba. Ikindi reka mvuge ibi bintu. Iyi sanduku twamaze kubona ko yamaze amezi 7 mu Bafilistiya, ariko Imana irwana yigarura mu Bisiraheli. Rero nimuze kugira ngo biroroshye, ndaza kuvuga ibintu 7 bigiye gukurikiraho. Ubu ngiye kuvuga ibintu 7 kandi abantu bazabibona. Kuko ni Imana nyine irwana izi kwirwanirira abakunzi b'umusaraba wa Kristo, by'umwihariko abo twumvikana mu rurimi ntitubone umwami agayika, ntitubone hari impamvu zatuma abantu basuzugura Imana. Abantu bose bongere biyungemo imbaraga. Mwanya wo gusenga n'uyu. Niba abantu bashobora guteranya ibirori bikomeye bakavuga natekereje ibintu bikomeye. Niba uyu munsi wa none niba hari abantu bariho igitutsi, wahoze unabimbaza. Niba hari abantu bariho igitutsi kandi gikabije, ni abantu bari mu gisata cy'iyobokamana. Rero ufite amaso areba arabibona. Ndasaba ko tutabibyangwe, ahubwo mureke dusenge, duhamagara Imana. Iyo twakurikiye ize icagagure ibi bintu, kuko byarivanze cyane. Byamaze kuba ibindi bintu, byamaze kuba ibintu bidasobanutse. Reka nkubwire ikindi kintu cyane agahinda. Cyane agahinda cyane. Ndagira ngo umenye ibi bintu bikurikira. Icyambere, leta ya California navuze ko ariho hari umujyi wa Los Angeles, ubarizwamo ibyamamare byose bikina aya mafilime. Ikindi, mu bihe byabo bitandukanye bagiye bakina filime zisebya ubukristo si rimwe si kabiri. Bakamamaza Illuminati n'ibindi, bakamamaza za Freemason. Abantu nibahaguruke tuvuge Kristo. Amina. Ntabwo nibuhave nabivuze. Yego. Akada
naje numva nkabyumva yego cyambabaje cyane icyambere njye narabikurikiye maze iminsi mbikurikira ndaje no guha abantu urugero ndabibutsa ndagira ngo mbwire abantu ko ibi si ubwa mbere si ubwa mbere si n'ubwa kabiri bakina bavuga bakora ibintu bimeze nk'ibikora mu jisho ry'Imana bigeze bakina filime ivuga kuri aya madini y'abahindu n'ayandi iranahitinga cyane abantu barabiza bareba amafilime ariko birangira isibwe vuba na bwangu kubera urusaku n'intambara ba nyirayo madini bashoye muri Hollywood turimo turajyana nyamara urebye inkuru zisebya ubukristo zakozwe zisebya ubukristo ntizigira ingano ese ukibaza ubundi ibintu by'Imana nibyo bisebetse Imana yaremye isi n'ijuru nkuko bahoze bavuga ngo ya Mana ngo yaremye univere bamwumvaga wa mudamu avuga ati nyamara ati dore iyo Mana yaremye univere ati dore nta mwanya ibonye rwose ati dore rwose ibonye zero urumva wowe ni nko kuyimwaza ngaho biro reka mbabwira n'ikindi hari aho ibirori byabereye mu Bufaransa mu minsi yashize yego bijyanye n'iby'umupira w'amaguru aho abantu b'abagore barimo basaga n'abambaye ubusa yego biganye ifunguro cyangwa se igaburo ryera Saint bakoze ibintu geste niba hari abantu babibonye turimo turajyana yego basaga n'abigana ibyikorwa ku igaburo ryera abakristo barabizi baritesha agaciro kandi nabwo ni ikintu gikomeye ibi byamamare byakoze mu gusebya ubukristo byarambabaje yego je narabibonye ndababara ndavuga ni gute abantu baremwe n'Imana basuzugura ibintu byo kuruhimbirwa era basuzugura ibintu by'uruhimbi basuzugura ibintu byo mu nzu y'Imana basuzugura Imana bageze ku rwego bati ya Mana yaremye univere ntabivuze uriya mudamu wari uyoboye ndetse n'abantu bamwe mwarebye amakomantere bageze baravuga ati ariko se n'ubundi ko n'Imana itageraga kanya aho ngaho ubundi iyo bakomeza bagakomeza ibirori byabo ariko ntibagere ku rwego bayikurura mu birori ngo bamere nk'abayimwaza ngo bayihe zero ni ikikubwira ngo ubu bukristo iyo ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki niko Zaburi ya 11:3 avuga yasenga niyo mpamvu ushaka ko abantu bemera ko ari abakristo pana umuhango muhaguruka tugasenga hari n'igihe cyacu cyo guhamagara Imana iyo twizeye ngo idukize iki gisuzuguriro Imana idukize iki gisuzuguriro Imana igaragare reka nkubwire nukuri ubundi byabaye bari kuvuga yuko kino kiza ari kimwe mu biza bikabije Turimo turajyana yego barimo baravuga ko ari kimwe mu biza bikabije byatwaye ibintu byinshi byahombeje abantu ariko abantu nibibuke ko n'umurimo w'Imana abantu bawufasha ukundi kandi reka mbonereho no kuburira abantu kandi iriya ni isomo Imana yahaye abantu bose cyane bari kujya bararwanya Imana uko abantu tuvuga bakatureba nabi n'abantu bagashaka kudufunga umunwa ntabwo bibuke ejo bundi ahabaye ibirori by'abantu bahuje ibitsina urusengero rugashya ntibwabibonye ku binyamakuru none sugo nituvuga yuko Imana ibabajwe n'ibiri gukorwa bibi n'ibizira biri gukorwa abantu babikora nkana abantu niba ari guhita babyumva nibyo nubwo reka mbabwire jewe ntago ninza nkavuga ubusa hano abantu bazantera amabuye nzababara nanjye mbwira Imana ngo babarira narangaye ariko niba yantera mvuze ukuri nako nzababara ntabwo uzababara nababara nese hari numwira utashebuja nta mugaragu utashebuja na Yesu databuja barayamuteye ntago mfite ubwoba rero oya ntago mfite ubwoba abantu nibamenye ko Imana yacu ishobora byose ni Imana irema yitumuramye kubahwa bagatinyuka avanga Imana yacu yabonye zero Imana yakubeshejeho Imana ikuza amagufa mu nda y'utwite ko abantu barema ibintu bakarema za amarobo bari babona umuntu waremye umuntu se wamubonye he ariko umuntu aratinyuka rwose agasuzugura Imana adi
gasuzugura imana kagaragaza ko imana idashoboye ariko imana yacu irashoboye. Haleluya. Imana yacu ni inyangamugayo. Yego. Imana yacu irera. Nababwiye ngo dore ibigiye gukurikira gushya kwa Los Angeles. Ibyo byo abantu babimenye. Dore ibigiye gukurikira nibyo birahari kandi abantu ntibaze kwibwira ngo ni bya bindi abantu bavuga bagatera ubwoba. No. Nshaka kubwira abantu ngo abantu nibakanguke. Yego. Kandi ntabwo ngewe ndi Imana ariko ndi umukozi wayo. Yego. Ntabwo ndi Imana ariko ndi umukozi wayo. Kuba baratinyutse kugaragaza ko Imana ifite zero mu buzima bwabo no mu bikorwa byose bagezeho, ahubwo bagashima abakinnyi n'abababyaye, byateye Imana kwiyerekana mu bubasha bwayo ikoresha ibyo yaremye nabo bafitemo zero mu kuremwa kwabyo. Yego ndiyo cyane. Yego. Kuko bavuga ko inkomoko y'iyo nkongi ngo na kariro gake ukaje ari gake ngo ariko hazamo umuyaga mwinshi. Yego. Ngo ukajya uhuha wohereza. None se ntuwumva umuriro se barawuremye bawufitemo uruhare? Umuyaga se barawuremye bawufitemo uruhare? Iyo baza ko bafitemo uruhare bari kubihagarika, bari kubitegeka. Kandi tugiye twemera bavuga ko uyu mujyi ari uwa kabiri muri Amerika. Bavuga ko ari wo mujyi wa mbere w'imyidagaduro muri Amerika. Yego. Bavuga ko ari umujyi utuyemo ibyamamare, abantu b'abanyembaraga b'abanyabushobozi. Ndetse ni umujyi utuwemo n'abantu baba demokrate. Kuko ndumva ndetse na gavana uhayobora ni umudemokrate. Nuvuga ngo ahagaze kuri Joe Biden. Nuvuga ngo na Trump yahoze abivugaho, avuga ko abantu bo muri Los Angeles by'umwihariko gavana waho barangaye ukurikije ubushobozi buhari, ari byakizimyamwoto, amazi n'iki byose, kandi nyamara baragerageje, ariko Imana yagombaga gukora agatendo kugira ngo ibereke ko Imana atari zero. Yego. Ariko bwo buriya yabaye zero ra? Buriya yabaye zero. Ubu ni iya mbere. Buriya Imana yabaye zero. Ubu ni iya mbere. Ahubwo se reka bajye mu mihanda basenge Kuko bahamagara niba badasenga hazakorwa n'ibindi. Hari n'abagerageje kubiprotokora ngo si ubwa mbere haba ngo inkongi ngo harakunda kubaho ibyo bibazo, ariko twemeranye ko bariya abantu ni abanyabushobozi. Wowe munyafurika uri no kunyumva, iriya nkongi yabaye Los Angeles ifashe muri Afurika kuyizimya byatugora cyane. Ntibyanashoboka. Byagorana kuko kiriya ni igihugu gifite ubushobozi tuzi. Yego. Kuba rero hari ibintu cyananiwe bivuga ngo ni ubushobozi bw'Imana. Ntago Imana itagaragariza abantu ko ari inyembaraga. Ndibuka cyane tsunami yabaye muri Indonesia. Wabonye ko yahitanye amazu y'abantu, hitanye ariko insengero zirasigara n'umusigiti wasigaye birasigaye. Abantu kuki batiga? Kuki abantu batiga? Kamubwira n'ikindi kintu gikomeye. Rega buriya munyamakuru hari ibintu abantu batajya bamenya. Kamubwira ikintu gikomeye. Yego. Bibiliya yarambwiye ngo Mose ngo ageze kwa Farawo yinangiye, yanze kurekura. Bundi harakuna abantu binangira, kimwe kikaza kikavaho, hakaza ikindi kikavaho, ariko burya Imana ibiri gutanga icyo bita warning. Ibirwa ati it's last warning. Yego. Ndimo kuba warning. Ngo icyo gihe ngo banga kurekura Abisiraheli bahura n'ikibazo. Yego. Inda nicyo kintu ushaka kuvugaho gusa. Yego. Inda ngo zitonda umurongo zerekera kwa Farawo. Farawo ni umwami. Yego. Ubwo se zagiye kwa Farawo, abaturage rubanda rugufi byameze gute? Byari byagiye. Ngo zari zabakwiye hano hose no mu mutwe. Zari zabuze. Farawo ngo bimuzonze ngo aravuga ati ariko woweho yani na yambura abo bari abakuriye abakonikoni bo kwa Farawo. Ko namwe mutari gukora ikimenyetso n'igitangaza cy'inda. Ngo baramuhakanira. Baramubwira ati rero tukubwire mwami nyagasani Farawo, iki cyo gikozwe n'urutoki rw'Imana ya Mose. Ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu bikorwa n'urutoki rw'Imana. Yego. Umwana w'umuntu atakwigana, umwana w'umuntu atashobora guhagarika bidahagaritswe n'imbaraga z'Imana. Abantu rero basigeho. Ijambo rivuga ngo basigeho gusuzugura Imana, basigeho gupinga, basigeho kwitwara uko biboneye, basigeho kugenda uko bashatse, basigeho kuvuga amagambo abonetse yose. Yego. Ijambo rya kabiri ungiye kuvuga ibintu birindwi, cyambere cyo ndakirangije. Yego. Habwiye ko Imana yaje kwigaragaza igakoresha nabo ibyo bafitemo zero. Mu kuremwa kwabyo. Yego. Ibyo babifitemo zero.
kuremwa k'umuriro abantu babifitemo 0 kuremwa k'umuyaga babifitemo 0 icyo ni ukuri simbeshye yego icya kabiri rero ubu ikigiye gukurikiraho ni ukugenda ubona umuntu wakabije kwerekana ko Imana idakenewe mu buzima bwe dore ko hari na benshi mu birabura bavuga ko ariyo bazaniwe n'abazungu ugiye kujya ubona Imana yamukoreye ikintu kibonwe na bose kandi kigire n'ingaruka zigaragara kuri we yego cyo ni icya kabiri ugiye kubona kuko Imana yacu ngo ntago izahora icecetse ntago izahora icecetse cyo ni icya kabiri abantu bagiye kujya babona yego ahantu hose bagiye kujya babibona pe icya gatatu hagiye kubaho krize y'uburyo bunyuranye kandi ibihugu abantu birukiraga nabyo bizagorana kubera ko ibibazo binyuranye bigiye kubera ibibazo binyuranye bagiye kugira yego ari ibihugu abantu birukanyiraga abantu bakumva ariho bakura ubuzima ariko kubera icyo kintu cyo gucisha bugufi izina ry'Uwiteka abantu bakibagirwa ko yitwa umuremyi ariyo ikinga ntihagire ukingura iyo itanze nta wakwima n'ikinguye nta wakinga n'ikinze nta wakingura ngo iyo yimanye amazi arakama ariko yayatanga kubika isi ibyo bintu navuze ngo ariko ubundi ko abantu bavuga ko ari abahanga hazagiza umuntu ukesha ijoro noneho yaje agahita arikesha nurikesha nzahita ndeka gusenga saa moya z'ijoro yari igeze duhinduye saa moya y'igitondo saa sita z'ijoro igicuku kinishye uretse ibya saa moya yego saa moya abantu bagihunyeza bakirebana saa sita ugahita utubwira ngo burakeye inyoni ukazivugisha zikavuga inkoko zikabika umuseke ugakata ugakeba rwose bugake nzahita avuga ni Imana noneho yarananiwe abantu barayisimbuye nzagukurikira uzaba ushoboye ariko mu gihe utarashobora ibintu Imana yakoze ni gute ushobora gupinga n'abo bantu bose bavuga ngo bakoze ibintu bikomeye bakora indege ntawe urakesha ijoro ntawe urarikesha ntawe urazura wapfuye arapfa uwo bahenda gushakira ubuzima ntugihumeka niyo bagerageje kureyanima bareyanima ariko bagendeye ku bintu bibiri bareba ko serivo itarapfa kuko umuntu wapfuye serivo ntabwo bamureyanima ntacyo bimara reanimasiyo ikorwa ku muntu ufite ubwonko buzima iyo ubwonko bwapfuye barabati byarangiye umuntu umutima urahagarara bakawureyanima icyo bita gushitura ariko nta muntu ureyanima umuntu wapfuye ubwonko ibyo ngiye nanjye ndabizi ndi umuscientifique none se ubwo ni biki abantu bakwemeye ko ari aho ubwenge bwabo bugarukira ahubwo bakubaha Imana ishobora byose hima turajyana none icya kane kuko abantu barushaho gukingurira ibyaha bisa n'ibyabaga muri Sodomu na Gomora niko baba bakingurira uburakari bw'Imana bukabije bityo rero hari ibitazahagarara bikomeje hari ibitazahagarara bikomeje icya mbere harimo ibyorezo ibyorezo ntabwo bizahagarara bizajya birushaho kuza kimwe kiveho hasi ikindi icya kabiri hari icya kabiri intambara izi mwumva hirya no hino z'amasasu n'iki ntabwo zizahagarara zizakomeza cyo kora ngende kwinginga abanyarwanda ngo twese dufatikanye dusengera igihugu dusengera abanyarwanda twebwe twabonye byinshi dukwiye gusenga Imana ikaduhagararaho kuko ndabwira abantu ngo ibyo twabonye bisa n'umwihariko cyo kora n'Abisirayeli bakorewe jenoside bahura n'ibibazo bikomeye ariko twebwe abanyarwanda twahuye n'ibintu bikomeye dufite rero ibintu dukwiye kwitaho cyo kora ndaboneraho kubwira abanyarwanda batamaraye ngo nimwibuke ko dufite umwihariko w'ubuzima mureke gusa n'abantu badamaraye bageze iyo bajya mwibuke ko hari igihe twabayeho abanyarwanda tubundabunda tutazi ko buri bunaki ibintu ndabyubaha cyane ndabyubaha rwose cya kabiri rero nakubwiye ngo hazabaho izo ntambara ikindi ni impfu z'amayoberane z'abantu umuntu yapfuye ukuntu umuntu yapfuye bakayoberwa uko apfuye gashaka icyamwishe kikabura autobusi bakayikora bagafata ubusa kubera ko ni igihe nyine harimo ibintu bikomeye harimo icyo bita ukuboko kw'Imana mu bintu ikindi ndetse n'amapfa azacana bibyara inzara amapfa atandukanye biza biki
cyo ni ikintu abantu bakwiye kumenya mu bintu bigiye gukurikira biriya bya Los Angeles. Ariko nasomye ijambo ry'Imana. Yego. Nasomye ijambo ry'Imana. Nararenga hanga. Yego. Nasomye ijambo ry'Imana. Bivuga ngo nindamuka nyinzi ijuru. Imvura ntigwe. Yego. Cyangwa ngateza mugiga mu bantu banje. Maze abantu bitiriwe izina ryanjye. Bitiriwe izina ryanjye. Nibicisha bugufi bagasenga. Bagahamagara. Bagashaka mu maso banje. Haleluya. Nzabumva ndi mu ijuru. Bababarira igicumuro cyo ni cyambere. Imbabazi zirahari. Kabiri bakiriza igihugu. Bakiriza igihugu. Imana ishimwe. Amena. Haracyariho ibyiringiro. Itubwira abantu gutyo ngo bagire ngo turi guca iteka. Turimo tubwira abantu ngo nibasigeho. Imana ibabajwe nuko abantu bibagiye ko yitwa umuremyi ariyo murengezi. Nibasigeho bibuke ko Imana ishobora byose. So de bene gome sansi for the bini ya sando inima. Babyumve bahindukire bamenye ko Imana ishobora byose yitwa umuremyi. Hanyuma basigeho. Cyo ni ikintu abantu bakwiye kumva. Yego. Hanyuma ndenda no gusoza rwose. Ngeze ku kintu cya gatanu. Imana yavuze ko cyo ni ikintu kijyanye n'iki Imana yavuze. Yego. Imana yavuze ko agakiza kagiye kongera kuryoha. Kandi ko buri wese azahamya Imana ze. Bone kuvuga ngo buri wese zamujyana mu ishuri rituma yimenya. Yego. Kandi hari umuntu uri bunteriwe ngo burango ngo nteye ubwoba. Oya nuteye ubwoba ibyo uvuze nuko. Imana agakiza kagiye kongera kuryoha. Yego. Ku buryo umuntu avuga ati yo narahombye. Nanjye naracitswe. Ubundi nakarekuye. Yakoze kugira ngo umuntu arekura agakiza ngo agiye gusinda. Wagiye gusambana. Si kugira ngo umuntu arekura agakiza ngo nuko yabonye umuntu umwigisha business. Muri se ntago wakora business ufite n'agakiza. Muri se hari itegeko rikubuza gutakaza agakiza kugira ngo ubone ukore utere imbere. Niba wemera ko ibintu ukora atari ibivakuzimu bikore unakizwe. Kuko ntekereza ko ibivi kuzimu ari byo bitava ku Mana. Nibyo byazirana nkuko amazi azirana n'umuriro. Nibyo byazirana nuko waba mu Mana. Ariko niba ibintu byawe biva ku Mana, ni mubiragize Imana. Ni mubihe Imana ibiyobore. Ni mubwire Imana ibi guiding. Ni mubwire Imana ibi protecting. Ni mubwire Imana ibikuze. Ni mubwire Imana ibiteremo ibihe igikundiro. Ni mubwire Imana ibigaragaremo. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma icyo ni cya gatanu. Ngeze ku cya gatandatu. Yego. Imana kandi yavuze ko buri wese icyo yagaburiye aricyo kigiye gukura kubyibuha. Icyo umuntu yagaburiye kigiye kugira gute? Biravuze ngo abantu babibagamo bihishahisha bishushanya ukuntu ibintu bigiye gusubirwamo. Icyo umuntu yagaburiye aba aricyo kigiye gute? Aba aricyo kibyibuha cyane rwose. Twikururwa pe. Umwuka wera ko imirimo ikomeye niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera. Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera. Yesu wawutugeneye. Mugihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka dushaka uwo mwuka wera. Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera. Yesu wawutugeneye. Haleluya. Icya karindwi ni inama duha abantu bose.
abantu bose nibagarukire umuremyi bareke kuyikora mu jisho bareke gukora imana mu jisho bareke kumera nk'abasuzuguye imana bareke kwitiranya ibintu byo mu mana hanyuma umuntu wese uko Bibiliya yavuze yaravuze ngo nugaruka nzakugarura kandi nushikura ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye ni ijambo rivuze ngo ntabwo rirarenga haleluya kandi yaravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri musabe cyo mushaka muzagihabwa ariko amagambo yanjye ari muri mwe abantu bareke haleluya Imana imara kumukuriro de bar yamara guhaga ifi n'ifiriti agatera Imana ishoti kandi ariyo yamugiriye neza mbega ubukene mbega abantu barakena umwana w'umuntu we rero tugiye gusenga gaturimbana agatero kanyuma k'indirimbo tugasengera turagusaba mwami Yesu mwohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mw'isi mukwiye rwose dushaka umwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka umwuka wera ni Yesu wawutugeneye mu gihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye umwuka wera akora imirimo ikomeye niwe wemeza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye nageraga ngo dufatikanye gusenga wowe unkurikiranye Imana y'amahoro birashoboka ko usanzwe ukijijwe kandi ufite imbaraga ariko usaba Imana ivuga bikaba ngo uhage gere ku rwego wibagirwa Imana cya kabiri birashoboka ko waguye ugasubira inyuma Yesu ariko uyu munsi akaba ari umunsi wo guhaguruka kwawe wongere gusubira inyuma kuko Imana yacu iri kwirwanirira ko kandi iri kurwaniza cya gatatu ushobora kuba uri kunyumva udakijijwe utaramenya Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ushobora kuba waraguye ushobora kuba uri gukora ibyaha kubwira yuko Imana itemera ubutinganyi Imana ntabwo yemera ibyo byaha by'ubusambanyi ukora Imana ntabwo yemera ubwo businzi bwawe n'ubwo bujura ubugome n'ubugambanyi ugira Imana irashaka ngo uyubahe yitwa Imana ishobora byose niyikinga ntihagire ukingura niyizabohora ubuzima bwawe niyizatanga ihumure niyizirukana uwo mudayimoni udacika ku buzima bwawe niyizeyura igicu cy'umwijima niyizafata mpiri haleluya niyo
reka dusenge, reka ngusengera Imana. Mwami Yesu Kristo, haleluya, ndasenze kubw'ijambo ryawe, ndasenze kubw'uyu mwanya, hamagaye kwera kwawe n'imbaraga zawe, ndirukana umwuka wose utavuga Imana, ndakubita hasi igicu cy'abazimu n'abadayimoni, ndahamagara kwera kw'Imana, ndasenze kandi nohereje umwuka we wera agende muri ibi bihugu byacu, agende muri Afurika, dufashe iki kirere cya Afurika, dukubise hasi uyu mwuka ugenda utuma kumenya Imana bigenda bicika biyoyoka, ndawuhagaritse mu izina rya Yesu. Nohereje imbaraga zawe zikiza zikabohora, nizigende zigere muri Amerika, duhagaritse iki cyiza kandi turingize ngo wigaragaze, aba bantu bamenye kuri Imana, aba bantu nubwo bamamaye ariko bamamaye kuko ubyemera, aba bantu nubwo bari bakomejwe no kubyemera, kandi turagushimira ko wemeye ko hari ibintu bigenda ngo bige, ariko barinda ko ubuzima bwabo bwose bwapoterera mu byarashobokaga ko bari gupfa nk'uko tsunami zagiye zica abantu, ariko turagushimiye ko hari ibyo wanze ko bikorwa kubw'umugambi wawe. Ndasenze rero ngo wunamure uturengere, urengere igihugu, urengere abanyarwanda, urengere itorero, urengere umurimo wawe, urengere isi, urengere Afurika, urengere umugabane wacu, utwiteho. Urakoze. Ndasenze by'umwihariko ngo urengere abasenga, bave mu rungabangabo, bamenye ko bakwiye kurwanyira izina ry'Imana yabo. Niba abantu batinyuka gutuka ubukristo bakabikiramo amafilime, wari ukwiye kutwongerera imbaraga Kristo, abantu bawe bakibuka ko bakwiye gusenga barwanyirira icyubahiro cyawe. Ntitubone umwami agawa, ntitubone umwami asuzugurwa, ntitubone umwami ateshwa agaciro, umwami wacu tubeshaho. Urakoze Kristo, ngaho bana natwe tugire neza, urukundo rwawe n'imbaraga zawe bane n'abera bose muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi guha umugisha mwinshi. Hari abantu badukurikira rimwe na rimwe bajya bifuza abakozi b'Imana bashobora kubafasha, ndakwinginze duhereze nimero yawe ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yakubona mu buryo bworoshye. Ndabanje nisegure rwose, abantu nibabona byanteye kurira, nababaye, nababajwe cyane no kubona umuntu atinyuka, umwana w'umuntu Imana yabumbye kavuga ngo Imana ibonye zero, Imana ibonye zero. Nababaye we, Imana yanjye ko kwibona zero, no kuba dubyara tugaheka ariyo. Abantu bararwara bakajya muri komika bakuramo, ntago ari ubuhanga bw'abaganga, itabigizemo uruhare. Cyaberetse ko Imana barusha ubuhanga, bakora amamodoka bagasigaho PS zizajya kugurirwa, ariko ntigeze ishyiraho bazagura PS y'igufa. Ntawe wigeze ishyira PS oya, kubera yuko ari ishobora byose. Reka rero dutange nimero ya telefone, ukeneye inama, ukeneye ko tumusengera turamufasha, kandi niba humure, ntabwo rwose twifitiye ubwoba, ntabwo twishidikanyaho. Kristo waduhamagaye ari kumwe natwe, kandi dutekereza ko tutazabura gutanga serivisi nziza. Mbonera kubwira wowe dukurikiye ngo uhumure, ntabwo tuzagutenguha, tuzakora inshingano ya gishumba nk'uko iri, kandi tuzubaha Imana yaduhamagaye. Yego. Nimero ni 0782 64 6689, 0782 64 6689. Iyo nimero ku batari mu Rwanda, iyo ushaka kugira ngo uhamagare, imbere y'iyo mibare tuvuze yose ushyiraho guteranya, akamenyetso ko guteranya 25, ibindi ni ibyo ngibyo twavuze. Ndumva ari ibyo, hari birasobanutse. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, wanyandikira nta kibazo. Kandi reka mvuge ngo twaburira umwanya abandi, ariko abantu b'Imana bafite ibyifuzo n'ibibazo, bafite intambara, ukeneye gukizwa akakira Yesu akamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, tubumva cyane. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Urakoze cyane mushumba, tugusabiye umugisha. Kandi nawe wari udukurikiye, nyarukira kuri channel yitwa Mos TV, ukore subscribe, usharinge, kuko hari ibiganiro byiza by'iyobokamana mu gihe abisi bakataje birukanka mu iterambere ryabo. Nimureke natwe dukataze mu iterambere ry'iyobokamana. Nta n'ibindi dushyiraho ibiganiro by'iyobokamana. Iyo tubirimo bino bintu nkunda kubisobanura, abantu bagira ngo wenda hari n'ikindi dukuramo, ariko nagira ngo mbabwire ko ahubwo twe turashora, nta nicyo turavanamo, ni ishyaka ry'umurimo w'Imana, nta n'igihumbi ndavanamo, ahubwo nge maze gushoramo byinshi birenga miliyoni. Yego. Nkora kandi nta rindi shyaka
ni ukugira ngo abari hafi n'abari kure bahemburwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya, urakoze cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Shalom. Urakoze cyane.